Turabashuhuje muraho neza, reka twongere tubifurize ibihe byiza nshuti mudahwema kubana natwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu icumi abantu bakunda kugirira abageni, ni ukuvuga ngo ni abanzi bakunda gusenyamo abageni cyangwa se abantu bagiye gushakana, bityo tugiye kurebera hamwe ibintu icumi abo bantu icyo baba bagamije, ndetse turaza no kurebera hamwe inama nazo zigeze ku icumi abageni cyangwa se abantu bashyingiranywe bakwiye gukora kugira ngo barusheho kubana neza. Murabizi neza ishyari hanze aha rirahari, iyo umuntu ateye agatambwe ashaka kugira urwego avaho n'urwo ajyaho, abantu batangira kumugendaho cyane. Usibye n'ubukwe usanga n'iyo umuntu arangije kwiga nka kaminuza cyangwa se na sogonderi n'ahandi aho ariho hose, cyangwa se ateye intambwe agaradiwetinze avuye mu cyiciro kimwe agiye mu kindi, usanga hariho abantu bamugirira nabi. Niyo mpamvu rero dushaka kugira ngo turebe ibintu aba bantu baba bashingiyeho bashaka kugirira nabi umuntu ndetse n'uburyo babikoramo, maze turusheho gusobanukirwa n'uburyo umuntu yakwitwara kugira ngo arusheho guhagarara ashikamye. Uyu munsi turibanda ku bageni, ubutaha tuzagenda tuvuga no ku bindi byiciro. Kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, twibwiraga abashyashya kandi tubashimira cyane uburyo mudahwema kubana natwe, abakoze subscribe, abasharinga bino biganiro, abakanda like, rwose abatwohereza ibitekerezo, Imana ikomeze kubaha umugisha. Buri muntu wese ku rwe ruhande rero aze yumve icyo akwiye gukora. Ikintu cya mbere rero aba bagezi ba nabi bakunda gukora mu gihe cyo gushyingirwa kw'abageni, usanga bagize ishyari rikabije, aho umuntu ahora yifuza ko urugo rwabo rutagenda neza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashyingiwe n'umudamu we, ni ukuvuga ngo umusore agashaka umugore, usanga mu minsi yabo ya mbere harimo abantu bafite ishyari riri ku rwego rwo hejuru, ku buryo baba bashaka kugira ngo bahite babatanya mu maguru mashya. Mbega usanga bari gufuha bitewe n'uko uyu mukobwa hari igihe hariho abasore baba baramwifuzaga, ariko kubera ko yacunze neza akabona indangagaciro zabo zidahuye n'ize, akabakatira akabanga. N'uyu musore nawe hari igihe haba hariho abakobwa benshi bamwifuzaga, kubera ko hari indangagaciro abo bakobwa bafite zidahuye n'ize, nawe akabanga cyangwa se ntabemerere kujya mu rukundo nabo. Ndetse noneho hakaba hariho n'abandi babyeyi ku ruhande babona abandi babyeyi, undi mubyeyi umukobwa washyingiwe cyangwa se umuhungu washyingiwe, nabo bakagira ishyari cyane kubera ko baba babona neza yuko abana babo basigaye ku mashyiga. Ugasanga rero bari kugenda bakora ibishoboka byose bagashakisha imbaraga zose zatuma urugo rwabo barusenya cyangwa se urugo rwabo rutagenda neza. Ibi ngibi rero ukwiye kubimenya niba waragize amahirwe yo gukundana n'umusore cyangwa se waragize amahirwe yo gukundana n'umukobwa, menya ngo urwango cyangwa se abanzi banyu bari kubarya isataburenge. Ukwiye kwitonda rero, ukitondera ibyo bakubwira kandi mukitonda no mu byo mukora. Ikintu cya kabiri nanone, bashobora kubabwira amagambo mabi. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bamaze gushakana habaho kuvuga amagambo mabi, bakanywa bagenda bayavuga bajujura mu ibanga, ku buryo baguma bagenda babasenya buhoro buhoro. Ushobora kuyumva ugasanga wayaha agaciro kandi nyamara nta n'icyo avuze cyangwa se ari ibihuha, ugasanga aya magambo arabasenyeye. Rero ahangaha bagenda bavuga amagambo, bashobora kugenda bagaragaza ibitagenda, bakavuga ati ariko se uriya musore yajya gushaka uriya mukobwa umeze kuriya, buriya yamuciye iki, buriya wasanga uriya mukobwa yaramuroze, cyangwa se bakavuga ngo ariko se uriya mukobwa ajya gushaka uriya musore yamuciye iki, buriya we si bamurozera. Mbega ugasanga ayo magambo rero yagera kuri umwe muri mwe agatangira gushaka kugaragaza neza yuko atari umurozi, ndetse bikaza kurangira bumwe mutandukanye bitewe n'uko bahora bamushinja yuko ashobora kuba yarakugiriye nabi, noneho agashaka mu buryo bwo kwirengera akavuga ati reka dutandukane batazajya kuguma banyita umurozi. Ibi ngibi rero muba mukwiye kubyitondera, amagambo arasenya kandi iyo utayitondeye rwose usanga urugo rwawe rurindimutse. Ikintu cya gatatu ni ukubatera ubwoba. Hariho n'abantu baba bashakanye vuba noneho bagatangira guhura n'iterabwoba, bababwira inkuru zibacanga mbere y'ubukwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha mbere y'ubukwe hari igihe usanga hariho abantu bagenda bashaka kugaragaza neza yuko ibyanyu bitazabahira, bagenda babatera ubwoba bagaragaza yuko bazabagirira nabi. Mbega ugasanga ibintu byabo byose bari kugenda babacanga mu mitwe kugira ngo ahari muse nk'aho mutakaza
ibitekerezo. Abenshi murabizi ko bavuga ngo nta butaha butagezwa intorezo, niko rero ubukwe bwose bumera, cyangwa se niko urugo iyo abantu barwubatse rumera. Buriya urugo ruba rufite amacumu agiye ashaka kuruterwa, mbega usanga amagambo, ibikorwa bibi usanga ariho biba bishingiye. Niyo mpamvu iyo abantu bashyingiranywe hari igihe usanga hari ababa bashaka kubagirira nabi, haba mu kubaroga cyangwa se no mu kubategera mu mihanda. Urugero, bashobora kuba bagiye nko gushaka ibikoresho bijyanye no kwitegura ubukwe, maze ugasanga hariho abantu bashatse kubategera mu nzira, kimwe n'uko hariho n'abantu babatera bakabiba, ugasanga nk'umugeni wabo bahibye kugira ngo wenda bababuze kuba bashyingiranwa, ndetse ugasanga n'umusore nawe iwabo bahibye, ugasanga rero ikibazo cyavutse. Kimwe n'uko bamara gushyingiranwa, noneho abajura babagizi ba nabi bagahita babinjirana, bagatangira kuguma babasahura utwabo. Rero ibintu bijyanye no gutera ubwoba ni ikintu gikomeye cyane gikunda kwibasira abantu bubatse urugo, abakiri bashyashya cyangwa se bitegura kurwubaka. Ibi ngibi uzabimenye kandi ubyirinde. Ikintu cya kane rero ni ukubaserereza mu ruhame. Ibi ngibi bigatuma ishema ryabo rigabanuka. Kenshi na kenshi usanga bashaka kuguma bagenda babaserereza, bavuga ngo dore uriya mukobwa ngo ngiye twararyamanye. Ugasanga nyine bamwe bari gutangira kuvuga ibihuha, bavuga ngo dore uriya mukobwa ngo yari indaya, ngo ngiye naryamanye nawe, ngo nzi n'undi muntu baryamanye, ngo buriya ntiyakuyemo indara, ngo ndabizi yayikuyemo. Mbega ugasanga ari ibintu bitandukanye bari kugenda bagaragaza neza yuko uwo mukobwa nubwo ashyingiwe n'uwo muhungu batazabana, ndetse bagatangira bakavuga ati dore uriya musore ashatse ni ikirara, ni umujura, yewe nta kintu yigeze. Ariko se ngo kuriya umusore ari umusonga rero yirwa agenda nta kintu akora, aho buriya bazabanara. Mbega ugasanga bari muri ibyo bintu byo gukekeranya, kugeza ubwo aya magambo agera kuri umwe muri bo, ugasanga ishema ndetse n'icyubahiro bitangiye kugabanuka. Kandi nyamara abantu babikora babizi neza yuko umwe muri bo ashobora kuzagwa mu mutego wo kumva amagambo yabo, maze bikarangira ashenye urugo. Rero uzabyitondere igihe icyo ari cyo cyose ubwirwa amagambo, dore ko abenshi bakunda kuyavuga begereye umwe muri mwe. Bashobora kuba begereye umugabo cyangwa se begereye umugore, maze ugasanga batangiye kubasesereza ndetse no gushaka kubinjirana mu bijyanye n'amagambo. Babaserereza mu ruhame, bakabavuga rwose, bakabavuga ku buryo nawe ushobora kumva wacika intege uramutse utaritoje ibi bintu cyangwa se ngo umenye ko bibaho. Ikintu cya gatanu ni uko bateza amakimbirane hagati yanyu, ni ukuvuga ngo barababeshya umwe ku wundi. Iyo rero bimeze gutya, hari igihe umuntu ashobora kuza akagera nk'umugeni cyangwa se nk'umukobwa akamubwira ati umugabo wawe mubonye aha n'aha, cyangwa se wa musore mugiye gushyingiranwa mubonye aha n'aha, uzi abakobwa ari kumwe nabo, ni iryaguye. Burya ni ukuguma kubeshya ngo aragukunda, kumbe aba yifitiye n'izindi shoreke, ariko ubundi wari uzi ko afite n'abana mu gasozi. Ugasanga bari kugenda bamucarenjinga gutyo, cyangwa se n'ubundi n'umusore nawe bakamucarenjinga, bakavuga ati do uriya mukobwa ugiye gushaka yabaye indaya ruharwa, maze ahora akuramo n'inda. Ye baba weho ntabwo ubizi. Ndetse akavuga ati do ndamuhamagara ubundi tugahurira runaka. Ugasanga rero aya magambo menshi ari kuguma agenda abahuriraho, bagashaka kubateza amakimbirane hagati yanyu. Kandi kabone n'ubwo mwaba mutari mwashakana, niyo mumaze gushakana birakomeza. Ugasanga buri muntu wese ari gushaka kugira ngo aze abavange mu mutwe, maze urugo rwanyu ruhite rusenyuka rutaramara kabiri. Muzirinde rero, muzirinde ibi bintu, muzamenye neza icyo gukora icyo ari cyo. Icya gatandatu nanone abantu bakunda gukorera abageni bakiri bashya ni ukwigira inama mbi, ni ukubagira inama mbi ndetse zibasenya batabizi. Ugasanga umuntu aravuze ati ngwino weho ukore gutya na gutya, ngwino nawe ukore gutya na gutya. Hari n'igihe bagira gutya bakabwira nk'umukobwa bati rero ufashe utu tuntu ukagenda ukaduha umugabo wawe, rwose yazagukunda kurushaho. Noneho bakagenda bakabwira umugabo bati uriya mugore wawe ariko ashobora kuba ari umurozi, kuko hari ibintu ashobora kuzagukorera mu minsi iri imbere. Ugasanga bya bindi bamubwiye agomba gukora, murabizi baba bakiri bashya ntabwo baba bazi iyo biva n'iyo bijya, ubwo baba batekereza yuko ahubwo
wagiriye impuhwe, noneho yabikoresha ukahita ugenda ukabwira umugabo uti reba aha n'aha dore ibyo umugore wawe yagukoreye. Si twabivuze yuko ari umurozi, si twabivuze. Cyangwa se bakagira inama umugabo bakamubwira bati rero wa musore weho gukundana n'umugore wawe ntabwo bigaragara neza cyane, ahubwo uzajya uza tukwereke, hariho n'abandi bagore rega barenze, ngo buriya ngo nta mfizi ijya ahantu hamwe, oya ngwino tuzakwereke rwose aho abandi bagabo bajya. Ugasanga batangiye kumushora mu nzoga, agatangira gusenya urugo rwe, agatangira kujya mu busambanyi, ibintu bikarushaho kudogera. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko batangiye kumugira inama mbi, batangira kumwereka icyerekezo kitari cyo, bamubwira ko amafaranga atari ay'urugo ko araye, bamubwira yuko kujya mu kabari ari bwo butwari, ndetse ubwo n'umugore nawe ntabwo baba bamworoheye, baba bamubwira yuko umugore w'ingare, umugore wihagararaho w'umugabo avugana we agasubiza, ko uwo mugore ari we wubaka urugo, ko iyo umugore atuje mu rugo bamusuzugura. Bityo rero yaba ari umugore nyirabishwi nawe agatangira kuguma agenda abifatira hejuru, akavuga ati burya nibyo, noneho nanjye umugabo wanjye nazajya ambwira ikintu nzajya munangana, nzajya mwima amatwi kugira ngo nanjye mwereke yuko nkaze, cyangwa se nizajya njya gushaka ikintu kugira ngo akimpe, nzajya mwiyenzaho mwitoratozeho kugira ngo akinkorere. Kuko bambwiye yuko abagabo kugira ngo bumve ari uko umugore asakuza agatera hejuru akanabasuzugura. Ugasanga rero ibi ngibi ni ukubagira inama mbi, ni ukuvuga ngo bafata umuntu umwe muri mwe bakamugira inama mbi, bakamusenya, bamara kumusenya nawe akaza akagusenya. Ibi rero muzabyitondere mwa bantu mwe mugiye kubaka ingo zikiri nshya, kuko urugo rwawe iyo rukiri rushya ruhura n'amacumu menshi. Ikintu cya karindwi ni ugushaka kubatesha umutwe, ni ukubatera stress mu minsi y'ubukwe. Ni ukuvuga ngo muri ya minsi y'ubukwe bashobora kubateramo stress, bagashaka kuguma bagenda babananiza, bababuza amahoro, babatesha umutwe. Ibi ngibi rwose muzabyitondere, kuko ahangaha mu gutera stress usanga hari nk'igihe abantu bashobora kuba baza bagashaka kuguma aho ngaho iwanyu, ariko bashaka kugira ngo bumve ibyanyu hafi ya byose. Ugasanga bari gushaka kuguma bagenda babegera bababaza ngo niki kitagenda, niki kitagenda. Hariho noneho n'abashobora kwegera umwe muri mwe akavuga ati wa musore uko wari umusore mwiza, noneho umaze gushakira ko ndewe umaze kunanuka, uzi ko washaje ni ukuri. Bakegera n'umukobwa ngo ariko si umugabo wawe ntago akikwitaho sha, uzi ukuntu waba umaze kuba mubimwa, kandi ejo bundi wari agakumi keza kagatarati buri muntu wese ashobora gutereta, none ubu ngubu uzi ukuntu wabaye nk'umukecuru. Ibi ngibi rero ni uburyo bwo kugira ngo umuntu bamutere stress, bamwereke neza yuko nta kintu yungukiye mu gushakana n'uwo nguwo bari kumwe. Iki ngiki rero uzacyitondere, kuko nacyo gisenya urugo cyane. Uwo muntu ashaka kwigaragaza nk'umujyanama wawe, ariko nyamara hariho urundi rwo bashaka kukurohamo. Ikintu rero cya munani, ikintu cya munani aba bantu bakunda gukora ni ukubabuza amahoro mu mutima, bababwira ibyago n'imigambi cyangwa se n'imigani mibi. Usanga batangira kugenda babacira imigani, bababwira yuko ntaho muzigeza, bababwira yuko n'abandi byabananiye, mbega bakagenda babacira imigani bavuga ngo wa mukobwa we rero umugabo n'umwana wundi uramenye ntukamwizere. Ubwo niko n'umugabo bari kumubwira ati rero wa musore we umugore n'umwana wundi uramenye ntukamwizere, ngo cyangwa ukuri kose ntabwo mukwiye kukuvugana hagati yanyu, nyamuneka dore. Ugasanga ibyo ngibyo bibaye bibi cyane, kimwe n'uko bavuga ngo wa mugabo we ubundi bavuga yuko ngo amazi yabaye make aharirwa imfizi, kandi bakongera bakavuga ngo umugabo, amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, cyangwa se bakongera bakavuga ngo wa mugore we ubundi baca umugani ingare niyo yubaka. Ariko ntibazirikane neza yuko imigani cyangwa se igitabo cy'imigani cya Bibiliya kivuga ngo imigani yo muri Bibiliya ivuga ngo aho kugira ngo bane n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba wakwibera ku gasozi kadatuwe. Iki ngiki uzakizirikane wa mukobwa we, kuba ingare ntago ari byo byubaka urugo, ahubwo gutuza ukamenya neza yuko kubaha umugabo wawe ari ingenzi. Ibi ngibi nibyo bizagufasha gutuza ndetse no kubaka urugo. Kandi nawe wa mugabo we ukwiye kumenya yuko urugo ari urwawe, umugore n'uwawe yakuvuyemo, mukwiye kugira icyo mukora kugira ngo murusheho kumva mwishimanye. Ntabwo ibyishimo ukwiye kujya kubishakira ahandi, ahubwo ukwiye kwicara ukavuga uti uwanjye n'uyu, kandi nanjye ndamutse mutunganije ibintu byarushaho kugenda neza. Rero iki ngiki uzakizirikane, uzamenye neza yuko bashobora kubabuza amahoro
mu mutima bashaka kubereka neza yuko nta kintu muzigezaho, uzabizirikane cyane. Ikintu cya cyenda nanone bakunda gukora ni ukwangiza izina ryanyu, barabasebya ndetse bakabaharabika. Ni ukuvuga ngo bakora ibishoboka byose kugira ngo babasebye, babaharabike, babereke rwose ko nta kintu na kimwe mushobora kuzigezaho, bashaka kugaragaza neza gukundana kwanyu ko byabaye nk'impanuka cyangwa se ko babigizemo uruhare, ko umuntu akaza akavuga ati bariya bantu iyo ntabijyamo se uragira ngo hari ikintu byari kubamarira. Reka da, umwe se yari azi gutereta, umwe se yari azi guteretwa, ye wagira ngo umwe yarakandagiwe n'intama, ye wagira ngo umwe nawe yari arwaye intinyi. Mbega nuko ari ngewe wabibagiriyemo naho ubundi byari bibarangiranye. Ugasanga nyine bari kugenda bashaka gusebya izina ryanyu ndetse no gushaka kubangiriza izina. Muzabimenye rero, cyane cyane bantu mwubatse ingo vuba, iki kintu muzakimenye. Abenshi cyarabasenyeye, niyo mpamvu n'uyu munsi namwe mukwiye kugira icyo mukora. Ikintu cya 10 rero ni ukubabuza gusinzira neza, ni uguhora babatekereza nabi cyangwa se ni uguhora babatesha umutwe, bakababuza gusinzira nabi. Ni ukuvuga ngo iyo mumaze kumva ayo magambo yose n'ibikorwa byose babapangira cyangwa se n'ibikorwa byose bagenda babakorera, hari igihe usanga bibabuza gusinzira. Kandi iyo mwabuze uko musinzira, yaba umugabo cyangwa umugore, usanga nawe ari kugenda ashaka kubyiyumvamo, kuko akavuga ati ariko se kera nkiri umusore ko nasinziraga neza, none ubu nkaba narabuze amahoro. Aho si imyuka mibi uyu mugore yanzaniyera, cyangwa se umukobwa nawe akavuga ati ariko se kera ko nanjye nasinziraga neza, uyu mugabo twamara gushakana nkaba ndi kubura amahoro. Aho si wasanga ari ibintu by'iwabo bishobora kuba biri kuntera, ariko ntimutekereze yuko ari bya bindi ba bantu bahora bababwira bigenda bikabacarenjenga mu bitekerezo, maze mukabura icyerekezo. Rero reka tunyure mu nama 10 zihuse kugira ngo murusheho gusobanukirwa neza icyo mukwiye gukora. Ikintu cya mbere, mukwiye kugira umutima utekanye, mukwiye kugira amahoro yo mu mutima kandi abarinda byinshi. Ni ukuvuga ngo iyo mumaze kugira umutima utekanye hagati yanyu, ukavuga uti uko bizaba kose njye nzubaka urugo rwanjye kandi nzakunda umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye, uhita ugira amahoro yo mu mutima kandi ugasanga biri kukurinda ibizazane ndetse n'imihangayiko itandukanye. Icya kabiri, mukwiye kwizerana hagati yanyu. Nta kintu kiruta icyizere cyaba hagati yanyu, kubera ko hagati yanyu niho ipfundo ry'ikibazo kiri kandi naho ipfundo ry'igisubizo kiri. Ukwiye kwizera umugabo wawe, ukwiye kwizera umugore wawe, kandi mukizerana koko bya nyabyo kugira ngo mubashe guhangana na bya bitero tumaze kubona mu kanya. Icya gatatu, mukwiye kwirinda kuvuga byinshi ku mibanire yanyu. Ni ukuvuga ngo ntago ukwiye kuvuga ngo umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye dore bimeze gutya na gutya, mu buriri ntibigenda, ni umunebwe, ni umutukanyi, aransuzugura. Ibi ngibi iyo bivuze ubutanzi icyuho cy'uko abantu bashobora kwinjira mu mubano wanyu bakawusenya. Uzabyirinde rero wa mugore we, uzabyirinde wa musore we cyangwa se wa mugabo we, kuko ibi ngibi bishobora kugusenyera urugo. Icya kane, ukwiye kugira abantu bake wizeye. Mukwiye kugira abantu bake mwizeye, mukwiye kujya mugisha inama. Birumvikana mu rugo habamo ibibazo bitandukanye, kandi ibibazo byinshi biba bikeneye inama. Habaho gutwita k'umugore, habaho ibizazane by'umugore, habaho n'ibindi bibazo bijyanye n'umugabo, habaho kandi n'ubukene mu muryango, habaho gushaka inama kubera ko muba mukiri bashya mutari mwabisobanukirwa neza. Igihe cyo gushaka inama rero mukwiye kuba mufite inshuti nkeya cyane, nkeya ariko nazo zizewe, zishobora kubagira inama nziza atari za zindi zibasenya. Kenshi na kenshi nimushaka inshuti, mutazajya mushaka muri rwa rungano rwanyu, kuko urungano rwanyu tubonye neza yuko hari igihe abenshi baba bafitiye ishyari, ku buryo ushobora kujya kubagisha inama ugasanga aho kugira ngo bakugire inama yubaka ahubwo baragushenya. Rero bisaba kugira ngo ushake mu bantu bakuze bahanganye n'ibi bibazo nk'ibi, maze urusheho kubegera ubabwire wenda akabazo ufite, ariko nako kari simple, atari bya bibazo bikomeye cyane byanyu. Ibyanyu byo mukwiye kubyikemurira hagati yanyu, ahubwo muba mukwiye kubabwira bimwe, ahasigaye ibindi namwe mukabyizigamira. Buriya urugo ni urugira ibanga. Ikintu cya gatanu mukwiye gukora ni ukutakira buri nama yose muhabwa. Buriya abantu bamaze kumenya ikibazo mufite, hari igihe buri muntu wese aba ashaka kwigira umujyanama, akavuga ati reka nze mbagire inama njyewe ndabishoboye. Ugasanga ari inama muhabwa inyinshi ni izo kubasenya n'izo kubangiza. Muzabyitondere. Icya gatandatu rero mukwiye kumenya, mukwiye kwirinda abantu babifuriza inabi kandi bazwi. Ni ukuvuga ngo abantu bose mumaze kumenya neza yuko nta
nta kindi babifuriza usibye nabi, bashaka kugenda babatoteza, babaharabika, bababuza amahoro. Abangaba mukwiye kubirinda, ntimugirane umushyikirano nabo wihariye cyane, kuko kurushaho kugirana umushyikirano n'umwanzi ni kurushaho kwisenyera wowe ubwawe. Inama ya karindwi ni ukuvuga ngo ahangaha hagaragara neza yuko twari tumaze kubona inama ya gatanu ivuga kutakira buri nama yose. Noneho inama ya gatandatu ni ukwirinda amagambo mabi ndetse n'amakimbirane. Mukwiye kwirinda amagambo mabi ndetse n'amakimbirane, kuko ibi ngibi bishobora kuba byatuma muhora mu makimbirane muramutse mutabyirinze, biturutse kuri za nama mbi n'ubundi mwagendaga muhabwa. Inama ya karindwi rero niyo kugira amasengesho cyangwa se kwizera gukomeye kubemera. Igihe icyo ari cyo cyose rero musenga, muba mukwiye gukora amasengesho kandi akomeye rwose, mugaharanira kugira ngo urugo rwanyu rurusheho kujya mbere. Inama ya munani niyo twari twabonyeho mu kanya, mu mbabarire nasimbutse, ni ukwirinda abantu babifuriza inabi kandi bazwi. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose abantu mumaze kubamenya, mukwiye kugerageza kugenda mushyiraho tansiyo. Inama ya cyenda ni ukuganira hagati yanyu igihe hari ikibazo wowe hagati y'umugabo n'umugore, mbere y'uko n'ababyeyi banyu babimenya, mukwiye kubanza mugakemura iki kibazo kikava mu nzira, kuko mwashakanye mukuze, muzi icyo gukora, nimwe muzi ubukene bwanyu. Mukwiye rero kwicara mukamanza mukavuga muti tugiye kumanza gukora iki ngiki, kuko iki ngiki nicyo cyaduhesha amahoro. Inama ya cumi rero nayo yanyuma mu byo twabateguriye uyu munsi, ni uko utemera guhuza n'abandi babatanya. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose umuntu aje akakubwira ati umugore wawe ni mubi, reka kwihuza n'uwo muntu bikubwiye. Igihe icyo ari cyo cyose baje bakakubwira ngo umugabo wawe ni mubi, reka kwihuza n'uwo muntu bikubwiye, kuko kurushaho kwihuza nawe niko gatanya hagati yanyu itangira kugenda ikomanga ku rugi. Reka tubashimire rero nshuti mudahema kubana natwe. Abubatsi ngo ngire ngo buri muntu wese yumvishe icyo agomba gukora, abateganya kuzubaka ngire ngo namwe mwumvishe icyo mugomba gukora. Mbese hari icyo tutavuze muri iki kiganiro kandi ukumva rwose ushaka kugisobanukirwa neza, twandikire muri comment kugira ngo turusheho gusobanukirwa icyifuzo cyawe. Kandi ushobora gukanda like niba kino kiganiro kigushimishije, ushobora gukora subscribe ugafungura n'inzogera ukareba handitse all notification ukahakanda, kugira ngo video yose tuzajya dushyiraho izajye kugeraho mu ba mbere. Kuri mikoro ya Justin niyo nsaba, reka tubifurize kubaka ingo nziza, reka tubifurize kubaka ingo zihamye. Nta kindi twigisha kuri iyi cano, nuko urugo rwawe rwaba urugo rutekanye, mbega rukaba nka Edeni ya kera imwe yarangaga Adamu na Eva. Urugo rwanyu rubemo ibyishimo, rubemo amahoro, kandi Imana ikomeze kububakira. Tubasabiye umugisha, mugire amahoro.